igihe twazengurutse dushaka inzu yo kubamo yo gukodesha kandi wasanga waravutse kuntuza mbido imvura iraguye undi suri uri bucura uri imfura nyihenere aya igiye guhita batumaye niyongera nese hariya nyari inzu yo gukodesha dodo y'icyapa oya hariya ni amarimbi ntawe nzovu ni amaki ni amarimbi amarimbi ni amarimbi bashyinguramo inyoni suri kubibona inyoni nazo se barazishyingura bude barazishyingura reka dukomeze tuzenguruke karitsiye urabona iriya nzu impamvu twayivuyemo umva hariya nyiri ibyondo ibaze we banza unyumve ejo nashatse kujya kunywa tugende hariya ngiye kujya nsa toilette nayo yayifunze Nzovu tugende hariya ndabyizeye ko turi babone inzu sibyo tugende ariko witondere inzu zanga hariya ni amarimbi ngo bashyingure iki inzu yo gukodesha Nzovu wibyina mbere y'umuziki ubu se ugiye ugasanga nka toilette bafite twazatumya mu nzu sha abuza umwe muri po y'abana umenye ko nzajya nishyura 10% ukishyura 90%. akazi nkora se ngenza ninjye uzatanga make ndi umuyede uri umukara ninjiza menshi ku munsi sibyo ariko abona ibiro mfite umufuka wa sima undusha ibiro 8 unakugira umufuka wa sima abo agira uti mvomera abaturage tugende shacu yo kubaza ibyiriya nawe wanditse inzu hano hari inzu ikodeshwa nawe nzagukodesha kuko amafaranga yaranabuze hano tena sone koko ose nzahamura banzure niba nzamura ndetse hari umuntu hari umuntu araje mutegereze naze pe inzu ukuntu twayishatse we uri bande basha twebwe se mwateje akavuyo mururira igipangu cyanjye na soni chef mutyanganire muna kubita abantu na soni oya ntabwo rega nta rwango ruba rurimo reba twabonye icyapa hariya ngo hari inzu ikodeshwa hanyuma niba nashyizeho icyapa nakubeshye twahereye mu gitondo dushakisha inzu twayibuze uje muzi ariko mufite discipline wamvuganiye sibyo bose kuza nkurira igipangu ninde wafashije kubaka none se twakumenya gute kuko uhari twari kubona udahari uraza ugakumanga nkaza tukavugana sibyo wafukamye ugasaba imbabazi usoni ngo muze mbereke amazarari muze mbereke amazarari rwose murakoze cyane urahitamo ijyanye n'ubushobozi bwawe mbega amazu we dore inzu iyo ushaka urahitamo iyo ahantu ni heza amazu ndayafite ni menshi ariko dore ikodeshwa n'iyi dore ikodeshwa n'iyi icyo muyishinja ntacyo tuyishinja iyi nzu ni nziza ubwo mbona ibihanga byawe byavuyemo hoya ni dizayini wa Nkuba iriya ni kosta nibyo uri kuvuga ibihanga se reka da n'amatwi ifite uyu akubwira baho udasobanukiye bose umva nyiri byo reka ngiye nkubwire nizere ko ifite toilette ntugire ikibazo cy'ubwiherero ko ngenya gusohoka ninjye ese wari uzi ko hano iyi sima ari zahabu twemeye kuyigurisha ubwo ngubwo twatse cyangwa mfungure nkwereke afungura twereke nase bese batubwiye niba mwashimye njye nyibona nahise nyigaye nako nahise nyishinga Nzovu bimeze gute nta kibazo cy'inzu oya nta kibazo cy'inzu igikoni cyawe ni ikisi njyewe njya gushyira icyapa hariya nari nzi ko mfite inzu shana kora nayo ifite ntabwo ari akaruri uzi ko nshobora kuzanamo umwana nako nshobora kuzanamo umusore tugatemberamo nase iyi nzu ibaye muri parike mugiye kuzanzana umwana ko turi inshuti ahubwo tubwire twumvikane ibintu by'abana sinzi niba nsobanukirwa neza umwana ni abana nigisha muri cours de square de révision nageze ngo ni bya bindi byanyu basore b'iki gihugu n'udukumi tubanze tuvugane ku biciro by'inzu ingana gute ibyumba n'ibingahe iyi nzu ifite ibyumba bitatu na salo ngari cyane wakongeraho se cya cyumba kiba kirimo toilette na douche ubwo ni ibyumba bingahe bine
aho umuntu ikibazo cy'ubwiherero ntugire ikibazo wa mugabo waretse kwigira umunyano wo ngiye sinjya nsohoka urabizi nazamfuma twebwire igiciro iyi nzu nawe uyirebye neza ukavuga uti iyi nzu ni nziza nk'uko wahoze ubimbwiye kandi twemeranyijwe sha nayemeye ibyo washimyemo nibwo nayishimye iyi nzu uramba inote iry'ibiri ego ko Bikira Mariya wagiye mu ijuru akansiga aho ugiteye Bikira Mariya mu ijuru adapfuye akanansiga angahe ereka kubaka byaratuvunnye sha 120. ubwo ni save reka saveni reka tuvuga sibyo urabona uyu nguyu ni umuyede nkaba umukarani nako ndo umukarani akaba umuyede aryo riki ngewe se n'ubusherishe arajya bukoza nyine reka nkwereke twe dufite amafaranga 90 kandi ihangana udinzu pe ihangana isisha tugiye guciririkanya mu byanyu oya 90 tubabarire wafuka tubabarire uduhinzu sibyo tubabarire haranditse ngo uzapfukamenya agasani wenyine uramupfukamira reka mbabwire nyemeze ese ko ndeba ntawo muragira wabakuriraho veni oya kabisa ibihumbi ijana turayaguha pe turi abantu babiri nzajya nishyura veni yishyura 40. nta mugore tugira ibyo ni nta ibyanyu icyo mbona na urakoze bose yuzuye urakoze ijana turabigura inzu mutangire n'ubu muyigemo neza ku rufunguzo nishyura ariko mbere reka nkubwire urabizi bitewe n'akazi nkora ko kuvomera ntacyo mubanze mwinjire murebe uzatanga 70,000 ntange 30. yewe abanza tubanza twishyura ibyo turabagana mubanze mwaba mubona oya nta kibazo nzara y'amafaranga nanzara y'amafaranga mubanze mujye mu murebe muraba munyishyura bazayakuzanira muraba munyishyura muraba munyishyura oya nta kibazo mujyemo murebe rwose ndabizi murashima wera aka kangiye kuzajya nkugaburira imbwa ku munsi ebyiri none urajuza n'iz'inyo rimwe ryajyana mu rugo ni ahangaha iyo byaba biri mu rusenda we se wagira ngo ntiyashakaga ushaka kunyica koko I want problems always. Ngomba kubikokora nkabirangiza wagira ngo cyangwa nacyo wagira ngo dore isenda cyari gitetse ese koko aya masa Nkuba koko ubu yagiye koko azi yuko iyi karitsiye ntayimenyereye kujya guhaha simpazi gusa ziko Nkuba tutari bwongere kurya ariko mureke nimba yaranshutse ko izi ikaritsiye akaba arasanzwe azimenyereye akaba yandomotse nibura ariko azi ibintu ntibyogeje reba yabisize bitogeje Nkuba urandambe urafata amasahane isahane twaririyemo ejo bundi mayoneze nk'umushyitsi aramutse adutunguye nta gukora isuku ntaki ubu arashaka ko Nzovu ariko nibura reba izi ntebe ibintu byose kuva twakwimuka ntabwo yashyize ikintu mu mwanya wacyo reba intebe aho ziri koko Nkuba ndahangana nawe urabona utuye ahantu heza njye ubundi uzi iyo umuntu afite ibiceri aba abifite urumva njye ndi umukire n'igihe bavuze aya makadasiteri yose uri kureba nagizemo uruhare nakozemo ikintu nako narayubakishije ahangaha rero aha ni iwanjye Nzovu uyu mutipe rero uyu ni umukozi wanjye Nkuba uvuye hehe uyu ni umukozi wanjye ariko hano mu isafuriya oya yarari kuyitegura bafite n'ifu gumye ubitegure ya mafaranga yo ku kwezi ndaje za niko uwo rwose cyangwa njyewe ni karibu winjiye ndaje nkwereke sheri ndaje nkwereke mvubwire rero Nzovu afite fresher kabisa hano hantu
arasa neza cyane. None gusa wakwigumira hano. Hari ikibazo akarange gashyashya, amarido iki n'ameza. Ariko kuri ubu mbere mbonye aya meza kuva nabaho. Noneho intebe zose nakubwira. Uri nyine ngiye nawe urabyumva. Oya nta kibazo. Umva nyine wowe witware nk'umukozi wanjye. Oya nta kibazo. Ihangane witware nk'umukozi wanjye ndaza kugura za surudubiri zirakwiye. Oya nta kibazo n'undi. Ubwo nyine narya neza. Heruka gacu. Ubundi niba hari ikintu cya mbere nitaho. Nawe nzakoza no wowe. Ariko nta kibazo. Nkuba. Unsigire kambenoza amasaha. Wowe ubikurikirane. Ubikurikirane. byose n'ingengo biba byategetse. Nkuba ariko ndabyoza mu kanya. Sheri urabona gute se? Hano ni so wagiye. Nandi kuvugana n'umukozi wanjye. Uri umukozi wanjye wewe ntago umuzi. Uriye akikubona ajya guta ashaka no nk'uburyo gutekera agafirete. Niko? Shana ari mukumbuye no. Nabona uba ahantu heza rwose kabisa. Eko makeya nari mukumbuye. So undi komera ukuri gikara. Waje kuba inzobe gute? Wanyu musigiye muzikopa cyangwa musigiye muzicuruza? Anerutse ntabwo kumbona niyo mpamvu rero nabaye inzobe. Shaburi cyiza. Ari baranyanze nawe reka. Satani aramutse asa gutya. Yaba ari icyuki pe. Satani ahya nawe wavuze na gusa ndi Satani. Niko? Shaburi mwiza nukuri. Ntabwo ngende Satani ariko ibyo bivuze ntabwo ari sawa. Ngiye se mwise Satani. Wavuze ngo Satani aramutse ngari mwiza. Nakubwiye aramutse asa nkawe yaba ari mwiza. Kuko iyo sura yawe urumva ndi kuyibona nkabona najya kuyigurisha bakamamo nk'amadovize. Aya ntabyo kungurisha ariko kwagurisha umushere wawe. Sorry cyiza nuko wowe bisatsi usigaye ufite nono. Ese ubundi wiruka ko kugira ryari nyine nawe urabyumva. Kugira ryari? Wa munsi. Aya ushatse kwaka ninjye nyine. Ninjye nyine. Ose ntabwo nabuca inyuma. Ninjye nyine. Wayo wa mbere ku isi kwe. Njye nyine. Wewe wenyine pe ntabwo nakubeshya urabizi. Nari nagukumbuye. Shabizi ngiye noneho. Uri kuntera ibintu by'ibirari. Niko? None se waretse tukaje. Twagira. Nako ngenda nashonje bwira umukozi. Nyine ibintu byo gusonza umukozi wanjye giye kubyitaba. Wowe waretse tukaje. Ibyo ndumva ntacyo bitwaye. Ndiyibutse. Ako nizere ufite ubukingirizo. No problem. Ubu twabwiragiye gutuba. Ubukingirizo. Reka nkwereke. Guma hanga mu masegonda urumva? Ngiye kumuza. Sibyo bose dasanga nanjye ndashize. Oya reka nibo. Reka nanjye njye kure umushyitsi uko ateye. None se boss wawe kuje kwicara ngaho boss yari yicaye. Ngo boss? Yitwa Nkuba. Uriya nta kazi ashoboye. Uravugisha ukuri? Nk'ikiremba. Se yaba ari manyinisha. Ahubwo aya wimbesherera umushere ntabwo yanisha. Umva nibyo agiye gushaka ngewe ndabyifitiye. Noneho tugiye. Ntureba iyo bimeze gutya agaturu ka mbere aka kabiri aka gatatu aka kane nka kuri umushoferi aba atwaye imodoka ndetse ukuntu umushoferi akubita vitesi ya mbere kabiri agakubita gatatu kane agakubita promoro urabireba byose urabishoboye biba bimereye gutya
ahubwo ngo nta kintu ashoboye ubwo wowe urabishoboye ngenda bishoboye ahubwo ngwino nkwereke noneho rero tujye ngiye kugukosora sha karibu mu cyumba Donazizanye do original zarangiye 2060 izi ngizi twazikoresha imyaka yose nukura kwaze gutebuka none se oya mbase tubiganireho